Satani uhiga abagenzi arahagurutse cyane, kandi nshaka kubabwira ngo ntaho kurambika umusaya hahari. Umwanditsi witwa Yesaya yaranditse aravuga ngo urutara ni rugufi, arangije aravuga ngo n'ikirago ni intabure. Muzacunga abantu bafite akazi bahora bashakisha ibindi bizamini. Umuntu aba ari mu kazi ariko avuga ati hari n'ahandi ndi kwa prayinga, mbonye akazi karuta kanahita nigendera. Aba arimo ashakisha iki? Iterambere ry'umubiri n'iterambere ry'umuryango. Ni byiza cyane, ntabwo mbirwanyije sinabyanze, ahubwo ibyo bintu kuko iterambere ry'umubiri n'isi ubishakisha uri mufumbira uyu mubiri w'inyuma, niko n'umwuka wera umukorera icyo bita ubushakashatsi n'iterambere. Ukavuga uti ibihe byo gusenga reka nshakisha ubundi buryo bushya, reka negera Imana nsome Bibiliya nkiranuke maranire gukiranuka. Ntabwo ko hari n'ukuntu umuntu aba umukene n'ubundi amaganya y'isi akamutwara, ugasanga n'ubundi ubwami bw'ijuru ntubugezemo kandi uri umukene uciye bugufi. Ugasanga umuntu avuga ngo hango barana abakire baririra twe bakatwima, ngo baguha n'umwambaro se ko hari icyo gihe Imana iguhagaritsemo watuje. Erega Imana ijya yemera ko byose bitugeraho, igihe yemera ko iguturanya n'umuntu urya wowe ushonje ntanakugaburira. Kurindira icyo Imana yavuganye nawe ni ibintu bibanza bikagora n'umuntu. Kenshi iyo urindiriye icyo Imana yavuganye nawe abantu baranakwitiranya. Iyo umuntu yarebye ku bitaboneka abantu babona baravuga ati wowe rwose tukwangira ko nta byawe, icyo tukwangira nuko uhora uvuga Yesu. Ntunavangemo n'ibintu byo koroshya, niba ari ruswa uyitange, niba ari ugusambana usambana ariko ubona ibyo ugomba kubona, ariko ntabwo byari bikwiriye. Ubundi iyi Imana wayikoreye neza itera abantu ubwoba. Haleluya! Iyi Imana wayivuze neza. Bene nagira mbabwire ngo urubanza rurahari n'umuriro urahari, kandi uzatwika abanyabyaha. Umuriro uzakongora isuri umunsi w'imperuka, umunsi w'Uwiteka uraje. Nshaka kubatangariza ko ngiye uri kubabwira ibi mu minsi ishize Uwiteka Imana aherutse kunsura ampishurira impanda yavuze. Iyo mpanda yavuze nanjye ubwanjye yanteye ubwoba birantungura. Namenyeye amakuru menshi, nabonye abantu benshi basigaye, mbona umuborogo, mbona abantu bari gutaka, mbona abantu bari gusakuza. Ni ibintu bizatungurana kuko nabonye ari ibintu byantunguye. Ngiye nabaye nko guhumbya mpumbura, mbona ibintu byabaye, mbona abantu n'amarira, mbona abantu bamerewe nabi. Ndagira ngo nkubwire ngo umunsi w'Uwiteka uraje, kandi Uwiteka araje ntatinze. Ko muri ino minsi ubona abantu badamara, abantu nta kintu twitayeho, ubona abantu uri kubabwira Imana bakabireba nk'ikintu kidafite agaciro, bakumva mbese iby'Imana ntacyo bivuze. Ubundi bimeze biti? Buriya nubona umuturanyi wawe agiye ukabona mugiye gushyingura, jya utaha ubitekerezaho, uvuga uti uko mvuye gushyingura mwene data, ngeze mu nzira nkakora impanuka, bikaba ngombwa ko ejo nanjye bansubizayo, ngewe iherezo ryanjye ni irihe? Ese ibikorwa nkora bimeze biti? Hari ukuntu tuba ku isi ukagira ngo isi ni gature. Iyi si ntabwo ari twe twayibanjeho, hari abayibanjeho baragenda, natwe tuzayivaho twongere tugende. Iyo urupfu rutwaye umuturanyi wawe, jya witegura uvuga uti nanjye ejo ruzaza. Bakunzi b'Abaragwa Family TV, turabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Muravugana na Clarisse ari kuri tekinike. Murabona ko imbere yacu hari umutumirwa, muramuzi cyane ku buhamya, ivugabutumwa n'indirimbo, akunda kutuganiriza kenshi. Ntabwo ari ubwa mbere, musanzwe mumuzi. Cyakora ko umuntu ugeze ku Baragwa Family TV ari ubwa mbere, twakubwira ngo ikaze na karibu. Ni ukuri wageze ku murongo uvugirwaho ubutumwa bwiza mu ndirimbo, kuramya no guhimbaza ijambo ry'Imana, buhamya ndetse n'ibindi, n'amashimwe, ibirori biri mu buryo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana yacu ni igushyigikire. Turabasuhuje rero mwebwe abadukunda, mukunda kudukurikira ku Baragwa Family TV, abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, Afurika ndetse no hanze y'Afurika, turabasuhuje cyane. Imana y'amahoro nibahe umugisha, kandi twababwira ngo
kudukurikirana umugisha kuri twe kandi ni n'umugisha kuri mwe kuko muhungukira byinshi. Impamvu mvuze ko mwunguka byinshi ni uko hari benshi bandika komenti, hari abaduhamagara, hari abatwandikira bavuga ati mu by'ukuri ibiganiro byanyu, ubuhamya, ijambo mucisha kuri iyi televiziyo biradufasha cyane ndetse bitubera n'impamba, bikatubera urwego rwatugeza ku bwami, aho tujya ni mu ijuru. Murakoze, reka twakire umukozi w'Imana atwibwire, anakomeza kuduha ubutumwa bwiza nk'uko Imana yabumuhaye. Imana nimushyigikire. Amen. Shalom shalom, bakunzi b'Abaragwa Family TV, ndabasuhuje, mugire amahoro y'Imana. Nkeka ko abantu benshi tumaze kumenyana, keretse nk'umuntu waba ari mushya, kandi n'umushya nawe turamwakiriye. Amazina nitwa Nikuze Betty, kenshi nkunda gukorera hano ku Baragwa Family TV. Hari indirimbo twagiye turimbana n'abandi bene data bo mu muryango, ko n'ubusanzwe ngewe ndi umumambure w'Abaragwa Family. Urumva rero kenshi nkunda kugaruka. Hari n'ijambo ry'Imana twatambukije mu byigisho bitandukanye bitari bike, hariho n'ubuhamya bwacu, hariho n'ibiganiro twakoranye n'abandi bavandimwe nabyo bigiye bitandukanye. Urumva rero ntabwo ndi umushyitsi ku Baragwa Family TV. Uyu munsi rero Uwiteka yashyize ijambo ku mutima wanjye, niryo nzanye kugira ngo twongere tuganire, twongere twibukiranye iby'uru rugendo, twongere twibukiranye iminsi duhagazemo kandi turusheho no kubyitondera. Ariko mbere y'uko dutangira, reka tubanze dufate umwanya wo gusenga, gahunda zacu zose tuzere ku Uwiteka. Mumfashe dusenge Imana. Uwiteka Mana yo mu ijuru, Mana igira neza kandi Mana ishobora byose, ndagushimiye. Ngushimiye ko ari wowe tangiriro ukaba n'iherezo. Tugufite ntabwo twifuza undi murengezi, uko wari uri kera n'uyu munsi niko ukiri, kandi ubasha gukora, ubasha guhindura. Ni weho Mwami Imana utegeka ibiri ku isi byose bikakumvira. Ikintu cyose kiri ku isi, haba umuntu cyangwa inyamaswa cyangwa se ibiguruka cyangwa se ibitaguruka, n'ibiti n'amashyamba n'ibindi, byo byose byaremwe nawe. N'abatuye isi twese ni wowe waturemye. Duciriye bugufi imbere yawe kugira ngo Yesu tweze udutunganye. Nubwo ngiye kuvuga ibyawe, nge ndi umwana w'umuntu, ariko uce muri nge, unkoresha iby'ubutwari kandi utesha agaciro imbaraga mbi zose z'umwanzi mu izina rya Yesu. Unyemerere gukora kwawe kuboneka aha hantu, ntaba ari nge ahubwo aba ari wowe, kuko ngewe ndi umwana w'umuntu, ndi umunyantege nke, ariko wowe uri Imana ifite imbaraga nyinshi. Nyemerera ijambo ryawe ngiye kuvuga riranduta, ariko nindivuga wowe ubwira ubwoko bwawe. Ube Mwami Imana umukoresha wanjye, unkoreshe ibintu bikwiye kandi bizima, hahembuka imitima y'abantu benshi, kandi abankurikiye bose bagubwe neza, bumva ijambo rye, bumva ubutumwa buhembura. Ngaho komeza kubana natwe muri byose, imbaraga mbi z'umwanzi zose ziteshwa agaciro, kandi ufashe umuntu wese uri bubashe kumvira ijambo, habe na kameramana afashwe n'iri jambo, kandi umwuka w'Imana abane nawe, nanjye ubwanjye ubane nanjye, kandi ukomeze kutuba hafi. Urakoze kuko uri Imana, urakoze kuko uri Imana ishobora byose, urakoze kuko uje kubana natwe muri uyu mwanya, kandi ko hari byinshi bigiye guhinduka. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Murakoze. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Luka, ni ibice 16. Tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 19 turageza ku murongo wa 29. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe uravuga ngo umugani w'umutunzi n'umukene. Hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza, iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro, wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa, arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuruza, mbabarira wohereze Lazaro
akoze isonga ry'urutoki rwe mutuzi antonyangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuza aho muri batabibasha, kandi n'abava aho batagera hano. Nawe ati ndakwinginze sogokuruza, ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. 29. Aburahamu aramubwira ati bafite Mose n'abandi bahanuzi babumvire. Nawe ati oya sogokuruza Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Reka dusome ijambo ry'Imana n'ubundi mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto, ni ibice 4, turasoma umurongo wa 18. Natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Reka dusubiremo. Natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana tuvuze cyangwa se tugiye kuganiraho, intego iragira iti turebe ku bitaboneka. Ese we wambaza uti se umumaro wo kureba ku bitaboneka ni uwuhe? Cyane abantu benshi bazi ko iyo umuntu akijijwe agakizwa neza, akaba ari wa muntu ureba ku bitaboneka. Benshi bavuga turiya amajyambere yaramusize, ntazi iyo biva ntazi iyo bijya, ariko buriya aba afite intego ikomeye, avuga ngo ngewe nihaye intego nzajya ndeba ku bitaboneka. Ibiboneka ni iby'igihe gito, ni ibintu bimara umwanya muto bikarangira, ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Nubwo abantu bakubona urira, abantu bakubona ubabaye, uretse ko hari umwanditsi aravuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, haleluya, aravuga ngo uw'imbere warushaho gukomera kandi akarushaho kwambara imbaraga. Umuntu warebye ku bitaboneka, umuntu we w'inyuma ushobora no kumubona yarashaje, wanamureba ukabona nta gaciro afite, wanamureba ukabona nta sura, wanamureba ukabona nta butunzi, wamureba ukabona nta mafaranga, ariko buriya nubwo umuntu we w'inyuma afite visage itari nziza, atagaragara neza, abantu babona yarahombye, abantu babona nta bucuruzi afite bukomeye, abantu babona ashakisha ibyanga, iby'uyu mubiri bikamwangira, ariko kuko afite ubutunzi bw'ubugingo, umuntu we w'inyuma nibyo koko ari kugaragara nabi, ariko umuntu we w'imbere, aleluya, warushaho gukomera. Imana ishimwe. Ari n'undi mwanditsi wanditse aravuga ngo bagenda bagwiza imbaraga, kandi buri wese wo muri bo ngo akaboneka mu maso y'Uwiteka Imana Siyoni, akahaboneka neza akiranuka. Abo ni abakiranutse, abo bagenda bagwiza imbaraga, n'abantu bareba ku bintu bitaboneka. Buriya umuntu ureba ku bitaboneka agenda agwiza imbaraga, uko bucya nuko bwira agenda agwiza imbaraga. Buriya iyo ufashe umwanya wo kureba ku bitaboneka, ugira n'igihe kirekire cyo gutekereza kuri Kristo, ugira igihe kirekire cyo gukora ibya Kristo, ugira igihe kirekire cyo kwita ku by'Imana, ukavuga uti iminsi yanjye ntizapfa ubusa. Geraldine arembye aravuga ngo ntabwo nzi igihe nzamara, ntabwo nzi iminsi nzamara, avuga ngo iminsi yanjye ntizapfa ubusa. Nagira ngo mbwire ngo urwabya rwawe rushobora kumeneka n'uyu munsi, bagahita bakujyanira urusororo cyangwa n'ahandi bashyingura, ubwo iherezo ryawe riba rirangiriye aho. Hasigara hibazwa ngo si byo nakoze bimeze bite, narebye ku bitaboneka cyane narebaga ku biboneka. Gusa icyo nashaka kubabwira nuko muri no minsi la majority y'abantu benshi turi kureba ku biboneka, kuko umuntu wese arimo arakubwira ngo niba nkoze iki gihite kibyara iki, niba mbwirije mu amafaranga njye kugaburira umuryango njye kurya, bayamwima akavuga nabi. Nyamara icyo gihe ibyo bintu ukoze n'ibyo wakoze byose bibaye imfabusa.
icyari gikwiriye ni iki? Cyari gikwiriye nuko dukwiriye guhanga amaso Kristo. Niwe uzakora imirimo, ibyo twifuza byose biri mu kiganza cya Kristo. Ibyo dukenera byose n'ubuzima dutunze bwa buri munsi biva mu kiganza cy'Imana. Ahantu hose umuntu yajya gushakira ni umurama utumuka. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nta mugisha uri mu by'isi, ngo ni umurama utumuka. Ariko arangije aravuga ngo ibya Yesu ntibishira, arampaza wenyine. Uramuririmbye ndamukunda, yaririmbye aravuga ngo naho naba mu bukene Yesu niwe umpagije. Haleluya! Aravuga ngo naho napfusha amatungo, wenda yari umworozi, aravuga ngo naho napfusha ibyo nkunda, naho nahura n'akaga. Hari undi waririmbye avuga ngo naho haza ibyago byinshi ndamahoro, Yesu ni umukiza wanjye ndamahoro. Isuzume urebe se iyo uri mu byago ugira amahoro, cyangwa wowe wumva amahoro azaza ari uko wagize mu mutekano. Kandi nshaka kubabwira ngo ntaho kurambika umusaya hahari. Umwanditsi witwa Yesaya yaranditse aravuga ngo ngo urutara ni rugufi, arangije aravuga ngo n'ikirago ni intabure. Ntaho kurambiriza hahari. Mu bigaragara iyi si turimo imeze nk'iyatabaguritse, muri make irashaje, imeze nk'iyatabaguritse. Ni nk'icyo kirago Yesaya yavugaga ngo kimeze nk'intabure, ngo n'urutara ni rugufi. Muri make ni ukuryama ariko ukabura aho urambiriza. Bishatse kuvuga ngo ufite indege ararira cyane, akavuga ati iyi ndege imwe ntimpagije, hari ubundi bwoko bwaduze nayo ndayishaka. Ikirago nyine ni intabure, ntaho kurambiriza hari n'urutara ni rugufi. Uwize masters atavuga ati nkeneye ko na PhD nayo nyongeraho. Niba ukora akazi kaguhemba 200,000, baravuga ati noneho nzahembwe 500 basi wenda ibibazo by'umuryango wanjye byakemuka. Ariko kubera ko ikirago ari kigufi, ari intabure n'urutara ari rugufi, nayo arayahembwa, yashakisha akazi yagera agahita yumva nayo ntamuhagije. Akavuga ati ngiye gushaka kandi kazi nzajya mpembwa iki miliyoni. Agahita yongera agatangira ibizamini. Muzacunga abantu bafite akazi bahora bashakisha ibindi bizamini. Umuntu abari mu kazi ariko avuga ati hari n'ahandi ndi kwa applying, mbonye akazi karuta kanahita nigendera. Abari mashakisha iki? Iterambere ry'umubiri n'iterambere ry'umuryango. Ni byiza cyane, ntabwo mbirwanyije sinabyanze, ahubwo ibyo bintu kuko iterambere ry'umubiri n'isi ubishakisha uri mufumbira uyu mubiri w'inyuma, niko n'umwuka wera umukorera icyo bita ubushakashatsi n'iterambere. Ukavuga uti ibihe byo gusenga reka nshakisha ubundi buryo bushya, reka negera Imana nsome Bibiliya nkiranuke maranire gukiranuka. Ahubwo urasanga umuntu muri bya bindi Imana imuha nibyo bimutera ibyaha. Imana itugirire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Ari ijambo ry'Imana dusomye, reka ndigarukeho. Dusomye inkuru muri Luka ibice 16 duhereye ku murongo wa 19, aho dusomye dusanga ni inkuru ni Yesu Kristo waciraga umugani abantu. Arababwira ngo hariho umugabo w'umukire witwa Nyamutunzi, hakabaho n'umukene witwaga Lazaro. Nyamutunzi yari afite ibintu bye byose, yararyaga yaranywaga. Nyamutunzi yari umukire, yubatse amazu ye. Ariko Lazaro ngo yari umukene, aba mu rugo rwo kwa Nyamutunzi. Ari wa muntu abantu bose bareba bakagira isesemi, bakamuseka, afite ibisebe ngo byinshi, ngo ku buryo imbwa zajyaga muri bya bisebe bya Lazaro ngo zikabirigata. Ubundi Lazaro urumva we yari inshuti y'imbwa, niwe bicaranaga, ntabwo yari kwicara no mu bantu. Noneho ngo Nyamutunzi iyo yaryaga Lazaro ngo we yanezezwaga no guhazwa n'utuvungukira twavuye ku meza y'umukire. Niba ku meza y'umukire yariye bakaza bakandurura bya bindi bakuyo bagiye kubijugunya, Lazaro yabwaga ati mubimpa bari byo ndya. Nyamutunzi ntanatekereze ngavuge ngo uriya muntu uba mu rugo rwanjye mu mwarure nawe isahani mu muhi. Nyamutunzi yaramureba nk'uyamaze iki yabaye yapfaga. Ngo ntihateye kabiri Lazaro aza gupfa, kuko Lazaro we yari yarakiranukaga, ntabwo yitaga kubwo bukene ngo nabwo bumubabaze, ahubwo yaravuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Akavuga ngo uko biri kose nzabona Imana. Nubwo ibyo byose yabikoraga yabaga aririmba, ntiyiganyiraga, ntabwo ko hari n'ukuntu umuntu aba umukene n'ubundi amaganya y'isi akamutwara, ugasanga n'ubundi ubwami bw'ijuru ntubugezemo kandi uri umukene uciye bugufi. Ugasanga umuntu avuga ngo hango barana abakire baririra twe bakatwima, ngo baguha n'umwambaro se, ko hari icyo gihe Imana iguhagaritsemo watuje. Erega Imana ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko iguturanya n'umuntu urya wowe ushonje ntanakugaburire, ikabyemera kuko hari iki biri kukwigisha. Ntabwo Lazaro yigeze yitotombaga avuge ngo abakire ko barya bakanyima. Oya, niyo utwo tuvungukira batumwimaga yarasengaga akihangana.
wakibanira n'imbwa nibo baganiraga, nta muntu muzima wari kumuganiriza, yaganiraga n'imbwa zikaza zikamujya mu bisebe zikaharigata kumva arorohewe zikamuhuha, ariko ngo hashize iminsi aza gupfa, ngo ahita agenda diregite yigira mu gituza cya Aburahamu, ngo araruhuka cyane, wa mubabaro yababarijwe mu isi wose yahise awibagirwa. Mu minsi mike Nyamutunzi nawe barapfuye ngo apfa mukurikiye. Nyamutunzi we diregite yahise agenda mu muriro ikuzimu, ngo hageze ngo asanga ni ahantu hashyushye habi cyane, haramubangamira haramubabaza cyane, ngo aza gukorwa ku maso, ngo arebye abona hejuru ye, ngo abona Lazaro mu gituza cya Aburahamu, turamukeneye, yageze hariya ati aza guhishurirwa, aravuga ati burya bakoze nabi bazarimbuka, bakoze neza bazabona ubugingo. Ngo avugana na Aburahamu aravuga ati sogokuruza Aburahamu, wambwiriye uwo mugabo Lazaro muri kumwe basaga koza. Ubwo nuvuga ngo iyo bavuze isongi ni akantu gato yo gukoza, akantu gato katazaho na gatonyanga mu mazi, ngakantonyangiriza ku rurimi, ko ndumva ndi gushya bimwe bikomeye cyane. Bene nagira ngo mbabwire ngo urubanza rurahari n'umuriro urahari, kandi uzatwika abanyabyaha. Umuriro uzakongora isuri, umunsi w'imperuka, umunsi w'Uwiteka uraje. Nshaka kubatangariza ko ngiye uri kubabwira ibi mu minsi ishize Uwiteka Imana aherutse kunsura, amishurira impanda yavuze. Ibi bintu nta muntu n'umwe nigeze mbibwira, nabibitse mu mutima, ariko gusa iyo mpande yavuze nanjye ubwanjye yanteye ubwoba birantungura. Nari maze iminsi ntekereza iby'ijuru, nkajya mbaza Imana impande zavuga itese bizagenda bitese ubu impanda, mbese nari maze igihe mbwira Imana mbabarira umpishurire umunsi ko muri ino minsi ubona abantu badamaraye, abantu nta kintu twitayeho, ubona abantu uri kubabwira Imana bakabireba nk'ikintu kidafite agaciro, bakumva mbese iby'Imana ntacyo bivuze. Ubundi bimeze bite? Imana iransura inyereka imperuka yavuze, ndabibona, mbona abantu basigaye, mbona abagiye mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire ngo umunsi w'Uwiteka uraje, kandi Uwiteka araje ntatinze. Namenyeye amakuru menshi, ntabwo uyu munsi ari wo kubibabwira ngo mbe nababwira ibyo Uwiteka Imana yamishuriye muri uko kubona kwanjye, ko imperuka ivuze ko nta n'icyumweru gishize iryo yerekwa ndibonye, ariko nabonye ari ibintu bikomeye cyane. Nabonye abantu benshi basigaye, mbona umuborogo, mbona abantu mbona abantu bari gutaka, mbona abantu bari gusakuza. Ni ibintu bizatungurana, kuko nabonye ari ibintu byantunguye. Ngiye nabaye nko guhumbya mpumbura, mbona ibintu byabaye, mbona abantu n'amarira, mbona abantu bamerewe nabi. Ariko ngira ngo ubwire ngo abo nabonye bagiye mu ijuru, gusa nshima Imana ko nanjye nabaye mu gice cyabo nabonye bagiye mu ijuru, kuko nge nari mfite ubwo mvuga nsigaye byagenda biti, ariko mbonetse mu gice cy'abagiye mu ijuru. Ariko ndagira ngo ubwire ngo abasigaye mu isi, abantu basigaye bari bamerewe nabi cyane, bari bamerewe nabi cyane. Kandi nshaka kukubwira ngo nubwo turimo twirengagiza imperuka, Imana kuvuga ko izavuga. Ndi kwabwira ko Nyamutunzi kwemererwa kwayo mazi bayamutonyangiriza ntabwo byigeze bikunda. Aburahamu yaramubwiye ngo ntabwo byakunda, hari umworera hagati y'ijuru n'isi, cyangwa se hagati y'ikuzimu n'ijuru. Ntabwo umuntu uri hano yagera aho ngaho, namwe aho ngaho muri ntabwo mwagera aha, ntibyakunda. Rero aramubwira ngo bahasi mbabarira, agenda abwira abari musozi, abatoya bafite abahanuzi n'intumwa na Mose, nibatabumvira ubwo nyine bazagende bipfire. Aramubwira ngo yambabarira basi, umubwira agenda abwire data mama bakuru baje, mbese aramwinginga ngo n'umugore wanjye, avuga ati oya, nibatabikora neza nabo ngo babyumvire bazagusanga aho ngaho. Buriya iyo urupfu rutwaye umuturanyi wawe, jya witegura uvuga uti nanjye ejo ruzaza, kuko kuba wapfuye buriya wowe imperuka ahawe haba harangiye, imirimo yawe yo gukora mu isi no gukiranuka kwawe biba byarangiye. Hari umuntu umwe, ni igitekerezo, ari umuntu umwe wigeze yavuga ngo abwira urupfu ati rero urupfu twumvikane, ngewe umunsi uzaza kuntwara uzabanza unteguze. Urupfu aravuga ati ndabikwemereye, nzamanika amatangazo, nzabikubwira, humura sinzabura kutakubwira. Noneho ngo umuntu yaragiye yigira mu bye, ajya mu mira, avuga ati urupfu twarasezeranye, ndawubwira ko umunsi rwaje kunjyana ruzanteguza. Urupfu ruti nzaguteguza. Noneho arangije ngo akora ibintu bye byose, akora ibintu. Noneho ngo hashize iminsi mike umuturanyi warapfa. Aravuga ati kwa kana runaka yapfuye, ati bajya gushyingura, yumva ni ibisanzwe. Noneho ngo hashize indi minsi ngo undi muturanyi arapfa, nabo bajya gushyingura, ati na runaka yapfuye, ati nabyo yumva ni ibisanzwe, aragenda arashyingura. Abaturanyi be bagenda bapfa, noneho arashyingura, no mu nzu ye hagiramo abapfa.
nabwo arashyingura avuga ati sibi ni ibiki. Noneho umunsi umwe urupfu nawe rumugeraho, ruje ahita avuga ati rupfu uje kumara iki? Nakubwiye ko unteguza, none iminsi ishize yose ntiwigeze unteguza namba. Urupfu rutariko naratangaye, ngewe naraguteguje ndetse nanaguteguje inshuro nyinshi utabara. Se wanteguje ryari? Urambwira uti igihe natwaraga umuturanyi wawe burya nari kukubwira ngo nawe utegure. Igihe natwaraga undi muturanyi burya nari ndimo nkuha amatangazo nkubwira ko nawe nakugezeho. Noneho n'igihe ninjiraga mu nzu yawe nkatwaramo umuntu burya nari ndi kukwereka ngo ni wowe usigaye. Gira vuba rero tugende. Nta kindi yari bukore urupfu rwaje, nta kindi yari bukore. Urupfu rwahise rumujyana atiteguye. Kandi ikintu we yarubwiraga ngo kwari kugira ngo ruzamuteguze akiranuke yitegure. Byarangije apfuye atiteguye. Bya myiteguro yari akeneye ntabwo yigeze abona ko yitegura kuko ntiyamenye amayeri. Buriya nubona umuturanyi wawe agiye ukabona mugiye gushyingura, jya utaha ubitekerezaho. Uvuga uti uko mvuye gushyingura mwene data ngeze mu nzira nkakora impanuka, bikaba ngombwa ko ejo nanjye bansubizayo, ngewe iherezo ryanjye ni irihe? Ese ibikorwa nkora bimeze biti? Hari ukuntu tuba ku isi ukagira ngo isi ni gature. Iyi si ntabwo ari twe twayibanjeho, hari abayibanjeho baragenda, natwe tuzayivaho twongere tugende. Uko niko Nyamutunzi yibwiraga ko ngo azahoraho, ngo yari umukire wahoraga adamaraye, ngo yambaraga imyenda myiza y'imihengeri, ariko ntabwo yajyaga yita ku iherezo rye. Imana itugirire neza kandi Imana idutabare, Imana itwambike imbaraga, Imana idushoboze gukiranuka. Nagira ngo mbabwire ngo mu buzima tubamo bwa buri munsi tujye twibuka ko hari umunsi uzagera filime ikizinga, ubuzima bwawe ibyo wakoze n'ibyo utarakora bikarangira, ubundi hagasigara hazabarwa ibyo wakoze. Imana rero dushoboze tubashe kwita ku iherezo ryacu. Icyo nashaka kubabwira ni intego nari mfite ivuga ngo turebe ku bitaboneka, kuko ibiboneka ni iby'igihe gito ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana dusomye rivuga ngo naho twebweho tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito ariko ibitaboneka ni iby'igihe kirekire cyane. Imana itugirire neza. Hari abantu benshi b'intwari batubanjirije bagiye bakora ibyo gukiranuka kandi Imana yagiye iba mu ruhande rwabo. Hari abatubanjirije bagiye bakora neza kandi Imana yagiye igendana nabo, ntabwo bigeze bakorwa n'isoni namba. Hari umuntu w'Imana Yozefu yanyuze mu bintu byari bimukomereye cyane. Yozefu yarakiranutse, akiranuka ku munota wa nyuma n'ahatemewe arakiranuka, kugeza ubwo umugore w'umukire, umugore wa shebuja yageze amubwira ati mbabarira turyamane ngiye nagukunze. Nta n'ikindi ahubwo nuko Satani yari ashatse kugerageza icyo Imana yavuganye nayo kugira ngo amucogoze, ariko aho naho Yozefu yarabyanze. Aravuga ngo ngewe nagambiriye gukiranuka, nzakomeza nkiranuke, kugeza ubwo bamushyira muri gereza imyaka 12 yose arayimara. Ariko Imana ishimwe, nababwiye ngo ibitaboneka ni iby'igihe cy'iteka ryose ariko ibiboneka byo ni iby'igihe gito. Iyo aza kureba kubiboneka yari guhita avuga ati uyu mugore icyambere n'indyamana nawe arampa inzu, ndahita mba boss, arampa imyambaro, ntabwo nzongera kujya nkoropa mu nzu, sinzongera gukoreshwa iby'ubucakara kuko mabuja niwe turyamana, tuzajya dutembera za imodoka. Urumva yari mu gihugu baramugurisha, ariko ibaze nawe kuba uri umugurano, noneho mabuja waka akakukwegera akakubwira ati nakubengutse cyane, maze n'umukozi wo mu rugo ahita avuga ati niba databuja ambwiye ko turyamana ni amahirwe, ahita yemera. Ariko ntabwo wari icyo yarebaga, baravuga ati ari cyo Imana yavuganye na Imana yabwiye ko nzaba umuntu ukomeye. None subizi nizo nzira bigiye kunyuramo, mu nzira y'icyaha. Wowe ushaka guhungira icyaha ngo ugihungire mu kibazo, ufata ikibazo uhita ukinjiramo uyinjize muri kese y'ibyaha ikomeye cyane ngo urimo urashaka guhunga ubukene, ahubwo byaruta bwa bukene ukabugumana icyaha ariko ntugikore. Imana itugirire neza. Yozefu yaranze burundu aravuga ngo oya sinshobora, kugera ubwo umugore amugambanira. Ariko nanyabwira ngo Imana yibuka umukiranutsi naho byatinda. Isezerano ry'Imana, Imana irarikurikirana, irikurikirana imyaka ibihumbi, ariko nawe ibaza imyaka ibihumbi. Nta muntu wo muri ino minsi ushobora kurama imyaka 800. Kurama k'umuntu wo muri ino minsi ni imyaka 70, 80. Nabwo apfa adakenyutse, nabwo apfa akenyutse adashize n'umururumba. Umuntu w'iki gihe keretse umuntu winjije ubuzima bwe muri Kristo, agafata igisekuru cy'akagikura kwa se na nyina, akavuga ngo ngiye nyishyize muri Yesu Kristo, ibyanjye mbishyize muri Kristo, ubuzima bwanjye mbushyize muri Kristo. Uwo muntu uko byagenda kose ntabwo azigera
ahangayika, nta nubwo azigera ahangayikishwa n'imibereho y'ubuzima. Ariko Yosefu yari yarafashe igisekuru cye gishyira mu cya Kristo. Ko ari byo yaravuganye n'Imana. Yaravuga ati ntabwo nari nabona nabaye umukuru wa bene data, kandi ibyo bintu Imana yarabimbwiye, ndabitegereje. Haleluya. Kurindira icyo Imana yavuganye nawe ni ibintu bibanza bikagora n'umuntu. Kenshi iyo urindiriye icyo Imana yavuganye nawe abantu baranakwitiranya. Iyo umuntu yarebye ku bitaboneka, abantu babona baravuga ati wowe rwose tukwangira ko nta byawe, icyo tukwangira nuko uhora uvuga Yesu. Ntunavangemo n'ibintu byo koroshya, niba ari ruswa uyitange, niba ari ugusambana usambana, ariko ubona ibyo ugomba kubona. Ariko ntabwo byari bikwiriye. Mu gihe Yosefu yari ari muri gereza nta muntu n'umwe umwitayeho, afungiwe mu gihugu kitari ikiwabo, yagize kwihangana gukomeye kugera ubwo Imana yateje ikibazo kugira ngo ikemure ikibazo cye. Muri icyo gihugu barota, umwami arota inzozi abura uzisobanura. Bisaba ko bajya kuzana umuntu uri muri gereza ajya kuzisobanura. Nagira umubwire ngo iyo umuntu yarebye ku bitaboneka aba ari uw'igiciro. Pawulo niwe wanditse aravuga ngo dutungishije benshi, nyamara dufite abantu benshi batureba nk'aho twe turi incike, bakabona nta n'icyo tumaze. Aravuga ati ariko ubundi twe turi ibirangirire. Haleluya. Iyo umuntu ari umukiranutsi burya aba ari ikirangirire. Nta bya mirenge abatunze yego, uretse ko hari n'Imana iguha n'ubwo bukire, ariko niyo itabuguha wowe uba uri ikirangirire. Hari ahantu ugera abantu bose Imana ikabihorera, ariko umukiranutsi yahagera umuntu Imana igahita ivuga ngo mwana wanjye ndagukunda. Haleluya. Ukumva Imana ivuganye n'umuntu bose ikabacaho, igahita ikavuga ngo mwana wanjye nzakugirira neza, uzaba umuntu ukomeye. Dore aya materaniro yose yabaye meza kuko urimo hano, kubera wa muntu w'Imana, wa muntu warebye ko bitaboneka. Ariko Imana yarebye bakuri babandi baje barata amazu, barata ama etaje, barata umubiri mwiza, barata agaciro, barata icyubahiro, yabarebe ikavuga iti mwebwe sindi no kubareba. Hari igihe abantu basenga Imana ivuga ati nta nubwo nzi ko muhari. Ariko umuntu warebye ku bitaboneka Imana we yamureba mu bantu. Imana ishobora kureba umukiranutsi, yamureba mu bantu 1000, ikamuha agaciro. Imana iduha imbaraga zo kubasha guhanga amaso ku bintu bitaboneka. Haleluya. Uyu muntu w'Imana rero Yosefu bamukuye muri gereza bamuzaniye kugira ngo abasobanurire inzozi. Nawe umva, igihugu cyose abantu bose, abapfumu n'abakonikoni bose babinaniwe, n'abahanga babinaniwe. Yosefu twibukiranye ko nta shuri yari yarize, ntaryo, ariko yari yarigishijwe n'Imana. Haleluya. Amashuri y'Imana, Imana ishimwe, niyo yari yarize. None mubwiye ngo umuntu wigishijwe n'Imana bumuhanga cyane, kandi umuntu Imana yigishije ikizamukubwira nta kibazo na kimwe cyamutsinda. Ikibazo cy'ubuzima iyo kigeze muri situation z'ubuzima ahatambuka neza cyane. Iyo ageze mu by'abahanga no mu bantu bakomeye na hari defanda no mu bukwi umurebye ntabwo wamucisha mu ijisho, kuko aba ari umuntu wigishijwe n'Imana. Imana iyo ikwigishije ntabwo ikwigisha uruhande rumwe gusa, ikwigisha ibintu byose. Nicyo nkundira Imana. Gusa ngira ngo nkubwire ngo amashuri y'Imana avuna uw'inyuma, avunuye umubiri w'inyuma. Hari umwanditsi aravuga ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru, aho dutegereje umukiza wacu kwazaza. Haleluya. Aravuga ngo niyo mpamvu mparanira nshaka gusingira ibiri imbere nkasiga ibiri inyuma. Imana ishimwe kandi Imana itwambika imbaraga, kubera ko Yosefu ari uko nguko umutima we wari umeze, ngo araza zanzo zarazibasobanurira neza. Arababwira ati atasi murasabwa gushaka umuntu uzashobora kubacungira ibi bintu. Bose baratekereza bati inzozi ko twese uko turabye byatunaniye, ubu kubicunga nibyo tuzashobora, kuko yabashyiriyemo akanavuga ati umuntu uri mu mwuka w'Imana, umuntu ufite ubwenge bw'Imana niwe uzabasha kubacungira ibintu. Bicekinze bose basanga muri bo ntawe uhanura, ntawerekwa, ntawe uzi Bibiliya, ntawe uzi gusenga, ntawe uzi kuvuga Imana neza. Cyakora amashuri n'amadiplome yo barayafite n'amatitire, ariko ku bintu by'Imana basanga bari down. Baravuga ati ubu dukora iki? Baravuga barongorerana, baravuga ati uyu mugabo naducika nta handi dukura undi muntu. Ibaze nawe umuntu bamukuye muri gereza, imyaka amazemo ni myinshi, yarananutse, ntabwo yaramaze igihe yoga, ariko nawe biba bimugaragaraho. Uyu muntu uturutse muri gereza niyo mwahurira he wamumenya, ntabwo wamuyoberwa. Ariko bose batangiye kumushakisha, batangira kongorerana, tubigenze gute? Tumwongeze se umushahara, tumubwira amafaranga menshi kugira ngo atatwangira. Reka mbabaza, ubundi Yosefu yabangira yari kujyayo, yari gusubira mu buroko. Nese bonyine muri Imana yisi ishyiramo ikintu ngo suba bangiye, ubabangiye mwajyahe? Ubundi y'Imana wayikoreye neza, itera abantu ubwoba. Haleluya.
iyi Imana wayivuze neza ijya mu bantu ikabahindisha umushyitsi, igahita ibereka ukuntu ukomeye, ikabereka ukuntu uri umuntu w'igihangange kandi wowe muri wowe wumva woroshye. Ariko igahita yogita uyu muntu mumubuze, mwabigira muti? Batangira kumuhendahenda bati tubabarire, tuguha akazi, udufashe utuyoborere iki gihugu, kandi n'ubundi aho bamukuye barahazi. Nibiba ngombwa ko atayobora bari kumusubiza mu buroko ko igihano cyari kitararangira, yari akiri mu gihano. Ariko batangira kwibaza ngo turamuhabwa n'iki ngo atubere umuntu basi uducungira uyu mutungo. Ntabwo Imana yajya kuguha ibintu ngo igutangize hasi, yamuhereye hejuru. Aba umutwaro ukomeye ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka, arabajerera igihugu cyose. Aba umuntu ushinzwe umutungo, nta kontabilite yari yarize, nta management yari yarize, nta modire n'imwe yari yarasomye, yewe nta n'igitabo na kimwe yari yaranditse, nta n'ubushakashatsi yari yigeze akora namba ku bintu bigendanye no gucunga imitungo y'ibyinjira n'ibisohoka. Ariko yari yarize amashuri y'Imana. Haleluya. Nagira mbabwire ngo iyo umuntu yarebye ku bitaboneka, ngiyi inyungu. Ubundi umuntu w'umukiranutsi inyungu akuramo icyubahiro, ubukire, akongeraho n'ubugingo. Imana ishimwe. Mu bintu yahaye Yosefu icyubahiro yakimuhaye, imuha ubukire, imuha agaciro, imwongereraho n'ubugingo. Kuko ahantu hose nasomye pe, wenda hano ndi wabisomye yazaca ku ruhande akambwira, nta hantu nigeze mbona Yosefu yatsinzwe mu bintu byose twasomye. Na hahandi abavandimwe be baje ntabwo yigeze atsindwa, yarabababariye, arabagaburira, arabatuza, abagirira imbabazi. Nagira nkubwire ngo wowe rero wagenda ureba ku bintu bitaboneka uvuga uti nubwo ndi kureba ku bitaboneka ndi kubabazwa cyane, nagira nkubwire ngo ihangane ukomere, mwituze no mu byiringiro havamo igisubizo. Ariko nawe wahora guhanga amaso kubiboneka ukavuga uti ntasambanye sinabona akazi, yewe ntambaye nabi nta mugabo nazabona, nagira nkubwire ngo nawe va mu byurimo urebe ko bitaboneka, wongere wakire Yesu Kristo, umubwire uti Yesu we maze kumenya ko burya kwirwanirira atari byiza. Ko hari abantu benshi birwanira, Nanira na Safira barirwaniriye birangira bapfuye, basiga imfubyi. Nawe rero kubera kwirwanirira ushobora guhura n'ibibazo, ariko iyo uhanze amaso kuri Kristo ntabwo ushobora gukorwa n'isoni. Gusa abantu bashobora kubona zigiye kugukora, ariko ntabwo zijya zigukora. Ntabwo umukiranutsi w'Imana. Dawidi yaranditse aravuga ngo nabaho sindabona umukiranutsi ariko, cyangwa ngo mbone urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Imana igenda uko ibigenza ukuntu utamenya. Imana igenda ica mu nzira. Hari n'ijambo ry'Imana rivuga ngo hamwe n'ibitugerageza Imana ibasha kuducira kanzu. Haleluya. Hamwe n'ibitugerageza, ariko wowe n'umukiranutsi, hamwe n'ibiturwanya, hamwe n'intambara, Imana ibasha kuducira kanzu. N'irindi rivuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi, ntabwo nkubwiye ko ari bike, ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Arinda n'amagufa ye kugera ubwo nta gufa rye na rimwe rivunika. Imana yita ku mukiranutsi. Imana yita ku mukiranutsi, kuko umukiranutsi akora ku mutima w'Imana ikanezerwa iri mu ijuru. Kuko Imana ikunda umukiranutsi. Imana ikunda umuntu urwana n'icyaha akakinesha kandi. Umuntu uhora mu ntambara, kwa muri ibyo rero biravuga ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha. Arangije avuga ngo mfite umugaba ni umwami Yesu. Nituba hamwe nzahoranesha. Haleluya. Wowe uri mu ntambara, uri mu rwana n'ibyaha, dufite umugaba ni umwami Yesu. Kandi nituba hamwe tuzahora tunesha. Reka dusoze. Nashaka kukubaza ngo witwara ute? Ubigenza ute? Iyo uhuye n'intambara ureba ku bitaboneka se, cyangwa uhita uvuga uti reka ndeke kubiboneka? Iyo haje Shuwa igutegeka kujya mu byaha kugira ngo urengere umubiri, ubigenza ute? Ubasha guhitamo gute? Cyangwa uri wa muntu uvuga ngo reka nkore ibyaha nzihana? Nagira ngo nkubwire wowe mwene data unkurikiye uri hirya no hino, nawe uha agaciro icyo Imana ikuvugaho n'ibyo Imana ivugana nawe, kandi wongere wibuke icyo ukwiriye gukora mu buzima bwawe. Uvuga uti nkwiriye gufata umwanzuro nkareba ku bitaboneka, nkahanga amaso kuri Yesu Kristo, kuko ibitaboneka ni iby'igihe gito, ariko ibiboneka ni ibintu ubona ahantu hose wabihasanga. Ubusambanyi ntabwo, ku muntu usambana nta bibazo ajya ahura nabyo. Ku muntu uri mu bindi byaha ntabwo wamusangana ngo afite ibigeragezo, ngo afite ibibazo. Ariko wowe ufite ibigeragezo, nubwo wemeye kunamba ku Uwiteka, ntugire ubwoba, ntucogore, ntunanirwe, ahubwo unyemerere dufatikanye dusenga Imana.
ndi kugira ngo wowe uri hirya no hino unkurikiye ufate uyu mwanya nawe upfuke amahuri winginga Imana, ubwira Imana ngo Mana ni wowe nkeneye mu buzima bwanjye, nkeneye kumfasha mu buryo bwo gufata umwanzuro kugira ngo ntahubuka, kugira ngo ntahitamo nabi, kuko hari ukuntu umuntu ahitamo akabahisemo nabi cyane, agahitamo ibigaragara ibifatika, akavuga ati niba ngiye gushaka ndihitiramo umukobwa mwiza, sindeba ku gakiza, sindeba ku bindi, apfa kuba anyuza mu nzira ari mwiza afite amafaranga. Ariko icyo ntabwo ari cyo cyihutirwaga, kureba amafaranga ukareba ubwiza ntabwo ari cyo cyari cyihutirwa, ahubwo icyihutirwaga ni ukureba umuntu uzakugeza ku bugingo, umuntu uzatuma ubona Kristo nk'umuntu ujya mu nzira ijya mu ijuru, uri mu nzira ijya mu ijuru. Imana ishimwe. Reka dusenge ducire bugufi Imana n'abantu batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwanyu. Namwe ndabahamagara kugira ngo mumwakire uyu munsi, mucyumvira ijambo nawe uhitemo inzira nziza, vuga uti nkwiriye gukurikira Yesu nkaca mu irembo rifunganye. Reka rero nawe nkwinginge kugira ngo ureke dufatikanye dusenge. Nawe wasubiye inyuma mu byo kwizera, nawe emerera Yesu Kristo, wongere umwakire, wongere umuhe ubuzima bwawe, wongere umutabaze akuyobore. Nawe uri mu murongo wumva uri kugenda neza, egera umwami Yesu akwambika imbaraga kugira ngo muri uru rugendo utazananirwa, kuko Satani uhiga abagenzi nawe arahagurutse cyane. Ariko Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yo mu ijuru, Mana igira neza, turagushimiye, tugushimiye ko ijambo ryawe dutambukije ari wowe wemeye ko ritambuka. Hari abantu bagukurikiye bari hirya no hino barimo bumva ijambo ryawe, ndabasengeye kugira ngo umwuka w'Imana bagereho, imbaraga z'Imana zibagote, ubwiza bw'Imana bubazenguruke, ubahe gukomera, ubahe gutuza, ubahe gutungana rwose, kandi uhindure imitima yacu, utwambike imbaraga, uduhe kugwiza imbaraga, uduhe kuba maso. Abagukurikiye bose bakeneye ineza, bakeneye guhemburwa nawe, bakeneye gutsinda ibyaha, bakeneye kwambara imbaraga, bakeneye guhanga amaso kuri wowe. Abo bose ubiyereke, ngaho nyemerera izina ryawe ryubahwe, nyemerera uyobore Mwami Imana ubugingo bwacu, uyobore ubuzima bwacu, uduhe guturiza imbere yawe, uduhe gutungana rwose, imitima yacu ihembukira imbere yawe. Urakoze kuri umwami w'abami, kandi urakoze kuri Imana ishobora byose. Reka izina ryawe aba ari ryo ryubahwa, kandi ukomeze gutsinda imigambi yose y'umwanzi. Ubuzima bwacu buyoborwe nawe. Urakoze kuri umwami w'abami, kandi urakoze kushobora byose. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.